turabasuhuje kandi tubashimiye ko muri kutwumva. Iyi mwumva ni Willington Post, naho njye ubagezaho ibiganiro ndi Izayisego. Uyu munsi turizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuforomo n'ubuforomokazi, abanasi cyangwa se nurses. Ni umunsi mpuzamahanga rero twibukaho uruhare rutaziguye, uruhare rukomeye rw'abaforomo cyangwa se abafasha b'abaganga mu bitaro. Kuri uyu munsi kandi turibuka umunsi wahariwe kwibukirwaho nyine umuntu twavuga ko ari nkawe wawuremye akawuha isura tubona uyu munsi. Uwo ni Florence Nightingale. Nightingale rero yavukiye mu Bwongereza mu 1820, apfa mu 1910. Yitangiye umurimo ku rwego rurenze uko umuntu yabivuga, kuko iyo ataba we, iyo hataza kuba ubwitange bwe, uyu munsi ntabwo tuba tubona ubuforomo nk'uko tubona uyu munsi, cyangwa se waba ufite isura itandukanye n'iyo tubona uyu munsi. Uyu witangiye umurimo rero ku myaka ye, urebye muri 30 yagiye gukora muri za Crimea mu ntambara yari ihari. Ahageze asanga abarwayi bicwaga n'umwanda barutwaga uturuka nyine ku bikomere byabaga byasizwe n'iyo ntambara, ariko abaganga bamaze kubitaho, ariko kubura gikurikirana umwanda wabivagamo wicaga abarutaga abicwaga n'ibikomere nyirizina. Nibwo rero yawitangiye, hari aho yageze aravuga ati ubuforomo ni art of passion. Mu magambo make ashaka kumvikanisha yuko ubuforomokazi umurimo wabwo ari ikintu umuntu agomba gukora yiyumvamo nk'umuhamagaro. Kandi n'uyu nguyu na OMS nayivuga ko rwose abaforomo bari mu bantu bahembwa amafaranga make kwa muganga, ariko kubera urukundo baba bakunze ako kazi bakakitangira bakakagumamo. Mujya mubibona iyo mugiye kwa muganga ukuntu babakirana urugwiro, ukuntu babafasha, bakabafata ibipimo, bamara kubafata ibipimo bakabakorera registration, bakabaherekeza mukabonana na muganga, na nyuma yo kubonana kwa muganga ari uwabazwe, ari ugiye kujya mu bitaro, bakamuherekeza, bakamwitaho, bakamusuzuma kuzageza igihe aviriye mu bitaro kwa muganga. Ni abantu b'agaciro rero, ni abantu tugomba kubaha, ni abantu tugomba guha icyubahiro kuko bagikwiriye. Uyu Florence rero Nightingale yavukiye mu Bwongereza, ariko aza gukorera akazi ke mu bihugu byinshi by'i Burayi birimo Ubudage, Ukraine n'ahandi henshi cyane. Mu guteza uyu mwuga rero yaje gukora ibishoboka byose, awuha agaciro pe, awuteza imbere kugeza aho rwose ubona ko waje kugera ku rwego rushimishije kugeza magingo aya. Yari umuntu w'intwari rero, turamushimiye, yarakoze. Twifurize rero abaforomo muri rusange umunsi mwiza w'ubuforomo, bakore batere imbere kandi turabashyigikiye. Umurimo wabo bakora ni umurimo w'agaciro. Abaforomo rero aho muri mwese mwumve ko tuzirikana uruhare rwanyu rutaziguye mukorera kwa muganga. Leta yacu nayo irabashyigikira, OMS bari inyuma natwe, kandi abo mu bice byose by'ubuzima kwa muganga turakora byose, turabashyigikiye. Mukomeze mwumve rwose ko umurimo wanyu usaba ubwitange, usaba umuhate, natwe tubibona, kandi mwumve ko mufite agaciro mu maso yacu, ko ibikorwa byanyu biramatarinda, ibikorwa byanyu birivugira, nta n'ikintu umuntu yabona yabahemba. Uyu Nightingale rero yaje gushyiraho ishuri ryo guforoma abaforomo kugira ngo babashe kujya bajya kwita ku barwayi ariko bafite ubumenyi buhagije. Ni kuri iryo shuri nyuma ye rero n'ibindi bihugu byagiye bifatiraho urwo rugero, tubona schools of nursing uyu munsi mu Rwanda yabaye menshi n'ahandi n'ahirya ku isi. Ariko uruhare rw'uyu mubyeyi Nightingale, yakoze amadrawing menshi, agerageza guforoma abaforomo benshi, akora ubushakashatsi, ashepinga uyu mwuga nk'uko tubona uyu munsi. Nawe rero tumuhaye agaciro, nawe aho uriho hose rwose bumve ko abaforomo ari abantu b'intwari. Tubashyigikire, tubabe bugufi, yaba ku ruhande rw'abaganga tuborohereze mu kazi kabo, yaba ku ruhande rwa equipe technique,
gukora muri mbese buri cyiciro cyose cy'ubuzima kibasha kuba kwa muganga kigakorana n'abaforomo, rwose tubafashe, tubahe kwiyumvamo agaciro k'ibyo bakora, ubuyobozi tubashyigikire, tubafashe kugira ngo uyu murimo wabo, kuko ari umurimo w'ingirakamaro, udasubira inyuma, utazimira. Ngayo nguko, nanjye ndabakunda cyane, mbifurije umunsi mwiza rero w'abaforomo, murakoze cyane. Mwari kumwe na Isaie Sego, ciao ciao, naho utaha.